ko. Haleluya. Abashaka amaso he bazahabona. Tuje muri Zaburi ya 15. Ntumve ninde uzahagarara ku musozi wawe wera, ninde uzicara mu ihema ry'Imana. Zaburi ya 15 umurongo wa 1. Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera. Ariko ndi kubaza iki kibazo, urisubiza ukavuga uti ni njye uzahatura, ni njye uzahaba, ni njye uzazamuka. Nutahazamuka hazazamukana. Ntabwo nababwiye ngo musome mwitangirire igice cya 5. Hari ibijyanye n'irema. Imana imaze kurema Adamu na Eva, Tangiriro 2:18. Imana yavuga ngo si byiza ko uyu mugabo aba wenyine, reka muremere umufasha bakwiranye. Mana ni nziza kandi ibihe byose. Murongo wa 22, Imana imaze kurema Adamu, imaze kumushyira Eva, Adamu ari kwakira Eva, maze aranezerwa. Reka mabwire abagabo muzi kuvuga imitoma, muzi kwivugira abagore banyu, ntabwo mwarushije Adamu. Amen. Adamu aravuga ngo mbonye akara ko mumara, mbonye akara ko mumara yanjye, mbonye igufwa ryo mu magufwa yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma wa mugabo nubwo biribwa umuntu azasiga se na nyina. Nicyo gituma birivuga ngo nicyo kizatuma umugabo azasiga se na nyina, akagenda akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umuntu umwe, ntabwo bazaba bakiri babiri. Umuntu umwe kaba umuntu umwe. Maze mwitangirire igice cya 5 uhereye ku murongo wa 1. Imana itubwira urubyaro rwa Seti, ukuntu Seti yabyaye akororoka. Ab'icyo gihe baramaze igihe kirekire. Adamu yamaze imyaka 930, arabyara abandi bamara 930. Uwanyuma wagize imyaka myinshi ni umuhungu wa Enoki, Metusela, wagize imyaka 969. Hari kabiri iki gihe. Musome muri yo igice cya 14 ku murongo wa 1. Hari amagambo ahanditse ngo umuntu wese wabyawe n'umugore azarama igihe gito cyuzuye n'umuruho, kandi narangiza akenyuke. Azarama uw'iki gihe ugejeje 70 hajya bigenda bite? Ngo agenje gute? Ararama. Abandi barageraga 900 n'ingahe. Murumva tudafite ikibazo? Dufite ikibazo cyane. Ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera. Ntugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Abantu bavugisha ukuri ni bangahe batabesha? Abavugisha ukuri nk'uko biri mu mutima wabo. Umugore uti umugabo ugiye ngo ngiye hariya hirya, wamubwiye aho ugiye. Wari uri kumwe nande? Sinari ndi kumwe na runaka, kandi ntabwo ari we wari kumwe, ko yakubonye ahandi. Akavuga ukuri nk'uko kuri mu mutima we, ntashushe inkuru y'umuturanyi we. Ariko abandi baza kuvuga inkuru. Tuzi kuvuga inkuru. Iyo umuntu yagize ikibazo, aho kugira ngo tumusange, tumufashe, tumuhumurize, ahubwo tukagenda twawe wamenye ibyabaye kuri Alegisi, nawe byamugezeho mwana. Ikibazo kikavuga mu maso h'uwo muntu, hagomba kuba hasa neza. Mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa. Ariko utinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiriye nacyo kimugirira nabi ntiyivuguruza. Ntabwo uri zifeza kubona inda. Ntabwo uri zifeza kugenda gute?
ariko muri iki gihe hari ibintu byateye byitwa rambere by'indamuzindo, kandi umukirisitu kuri mugenzi wawe kugira ngo umugurize umugore uti ndakugurije uzabishure, ndakugurije uzampe inyungu, yayabura ukajya kumutereza cyamunara. ubwo ni ubukirisitu. Bibiliya irabyemera. uwo muntu ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero, wenda inyungu nazigwe, ariko reka gukabya, reka kurenza urugero, cyangwa ntiyemere ibiguzi utariho urubanza. ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Haleluya. Yobu niwe wavuze amagambo akomeye cyane nkunda, aboneka muri Yobu 27 igice umurongo wa mbere wa kabiri, haravuga ngo ndahira Imana ihoraho ariyo yonyine ibyo nari nkwiriye. nubwo Yobu yahuye n'ingorane n'ibigeragezo, ariko yaravuga ati ndarahira Imana ihoraho nubwo ariyo yonyine ibyo nari nkwiriye, nishobora byose yababaza ku bugingo bwanjye. ubugingo bwanjye buracyari buzima. Haleluya. yageze mu ngorane, ariko aravuga ngo ubugingo bwanjye buracyari buzima, kandi umwuka w'Imana niwo utuma mpumeka. Haleluya. umuntu ureka amabwire, uba ugeze kwa muganga ukabona abantu barimo, hari ibintu byagerayo rimwe na rimwe najya ibonye akanya ko kujya kubasura, nkabona babasizemo ibintu biri gupompa, ukabona ari gupompa n'umwuka ukubura, hakazamo ibintu by'urufuzi. uriya mwuka muza amafaranga wawishyura. uriya Yozefu ukora kwa muganga yababwira agaciro kawe, uriya bawishyuza ku munota cyangwa ku masogonda, ntabwo wawishyuza ngo bakugenera, bawishyuza ku minota. kera nigeze kuba umukono habure kwa muganga, narayishyuzaga iriya myuka, narayishyuza kugira ngo marayo iminota 30, manza barakwishyuza 210 iminota 30 yonyine. none wowe urahumeka umwuka w'ubuntu, nabo mwicaranye n'abawe n'abakibazo murahumwe, ntimwibuke uwabagiriye neza. ubu waba wamura nibwo mwamenya agaciro kawe. Imana ni nziza. Imana yaduhaye urukundo. maze iyo baravuga ati ubugingo bwanjye buracyari buzima, kandi umwuka w'Imana niwe utuma mpumeka, ni ukuri iminwa yanjye ntizavuga ibyo gukiranirwa, n'ururimi rwanjye narwo ntiruzariganya. ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibitunganye kugeza ubwo nzapfa. iyi ndahiro iroroshye. kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo, kugeza ubwo nzajya mu gituro, kugeza ubwo bwatumwe ahandi rusoro, ntabwo nzigera nikuraho kuba inyangamugayo. ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibitunganye ntabumva. kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo, gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura. ntabwo umutima wanjye uzigera unshinja, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nyiriho. umutima wanjye ntabwo uzanshinja ibinyoma, ntabwo uzanshinja kubesha, ntabwo uzanshinja kuri mangana, mu gihe cyose nzaba ngenje gute nyiriho. Zaburi igice cya 1 umurongo wa 2. uyu mugabo yaranditse, yari umuhanga, Imana yamugiriye neza mu bwenge. ninde uzazamuka umusozi w'Uhoraho? ninde uzatura mu ihema ry'Uhoraho? uyu muntu ugendera mu bitunganye kandi agakora ibyo gukiranuka. hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicaranye n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. uwo muntu ngazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyabo,
ibibabi byacu ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Haleluya. Kuko buriya wavuze neza ugatungana, nawe buriya hari ukuntu wiyumva. Yanibaza ikibazo kivuga ngo ni iki gituma mfunga ku isabato hajya gusenga, abandi bari gukorera amafaranga, bavuze ko aribwo aboneka ari menshi, ko n'amasoko menshi arimo ku isabato. Nkambara neza, ngakaraba, niyitaho, hajya gusenga. Ni iyihe mpamvu ibintera? Nakagombye guharanira. Pawulo yandikira Timoteyo mu gice cya 3 aramubwira ngo mu bihe by'imperuka hazabaho ibihe bigoye, abantu bazaba bakunda n'amafaranga. Bareka ndekera abantu murikunda kandi n'amafaranga murayakunda. Uribwira nubwo wayabasabye se uribwira. Reka mbabwire, hari icyigisho twigeze kwiga kivuga ngo gusiga byose, kiboneka muri Luka igice cya 2 ku murongo wa 5, aho Yesu yagiye kureba agasanga ba Petero bari kuroba. Mwami, twarobye, twakesheje ijoro ryose, ntacyo twabonye. Maze Yesu arababwira ngo nimujugunye inshundura zanyu. Barajugunya, baroba amafi menshi. Barangije, uzagisome nugera ku murongo wa 11, haraho Petero yageze aravuga ati, va hano Mwami, kuko njyewe ndi umunyabyaha. Amaze kuba n'ifi yirukanye, yari yazibuze, none zirabonetse, atangiye kuvuga ngo Mana, kuko njyewe ndi kandi yaratangiye kubona, nibura yarabonye mu maso h'Umukiza, yarabonye aho akwiriye gusabira imbabazi. Bakuruye ubwato, bashaka mu bwato, barakura biranga, bahamagara n'abandi bari hakurya ngo nibaze babafashe gukura. Bazikuramo, bazigejeje mu musozi, bazitegereje. Ingorane bagize kugira ngo bagiye baziriye se, baritegereje. Umukiza agiye, maze barakomeza baramwitegereza, barangije barazisiga, bagenda gute? Baramukura. Umurongo wa 11 baravuga ngo basiga byose, bagenza gute? Baramukurikira. Ubu namwe zoro kuraba mwanya gusenga, hano aparitse imodokari byinshi, n'ibifaranga mu mufuka birimo, ibindi byasigaye mu modokari. Urumva uwabwira buri musiga byose, dore Yesu araje tumusanganira. Kuzisiga byabagora. Ubu mwazisiga byabagora, byatugora. Reka nanjye ntabwo bitworoheye. Reka mbabwire, Yesu ari aha hantu. Impamvu mbabwira Yesu ari aha hantu nuko igihe mu rusengero umupfakazi wa mukecuru yagiye gutura, hari abakire batuye amafaranga menshi. Umukiza yari ahicaye yitegereza uko bari gutura. Umukecuru aratura, arangije gutura, Yesu aravuga ngo uyatuye benshi kugenza gute? Kuko yatanze n'icyo ari bugenze gute? Ari burarije. Si uko yagaye n'iby'abakire. Oya, icyo nshaka kubabwira nuko waba umukene, waba umukire, icyo ukora cyose ugomba kugira icyo ukora kugira ngo wibike ingoma y'Imana mu rugo rwawe, kandi ingoma y'Imana izaze igere iwawe no kubigiramo uruhare. Abakire ntabwo bazajya mu ijuru, ngo Bibiliya yaravuze ngo kugira ngo umukire yinjire mu bwami bw'ijoro, ngo ni nk'uko ingamiya yakwinjira mu munwa w'urushinge. Ibyo se biranditse hari, ariko ni imvugo shusho. Reka mbabwire, musome Matayo igice cya 19 umurongo wa 16. Matayo 19. Abakire ntibazajya mu ijuru. Niba byarakunaniye subira ko bose bizabananira, bazajya kandi bazagenda bameze neza. 19 umurongo wa 16. Nuko umuntu aza ahwari. Uyu muntu ititira ngo umusore w'umutunzi. Nuko umuntu aza ahwari,
aramubaza ati mwigisha mwiza wari iki cyiza ngo mpamvu ubugingo buhoraho? nawe aramusubiza ati unyitira iki mwiza? umwiza ni umwe gusa, ni Imana. ariko nushaka kugera ku bugingo witondera amategeko. aramusubiza ati nangahe? Yesu aramusubiza ati ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshye, ntukabeshyera abandi, wubahe so na nyoko, kunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. uwo muhungu aramubwira ati ayo yose narayitondeye, none icyo nshigaje ni iki? uyu muntu ntabwo yari umukiranutsi, uyu muntu ntabwo yaturushaga gukiranuka, uyu muntu ntabwo yarigeze amwara imbere y'abantu, ntabwo yigeze asambana, ntabwo yigeze ayiba, ntabwo yigeze abeshya. amategeko yose icumi ati narayubahirije kandi narabikoze, none icyo kigaje ni iki? kugira ngo muhabwe ubugingo. umve uko Yesu yamubwiye. murongo wa 20. Yesu aramusubiza ati nushaka kubutunganya rwose, genda ugurisha ibyo utunze maze uha abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhere kugenze gutera uzumurikire. niyo mpamvu nababwiraga ngo mwabisiga mukamukurikira, ntabwo byoroshye. uko uyu byamunaniye niko nanjye byananira, uko uyu byamunaniye niko nawe byakunanira. uwo musore yumvise ijoro ryabo agenda afite agahinda, kuko yari afite ubutunzi bwinshi. abatunzi muri abo, abatunzi muri abo, ariko nta batunzi barara, nta batunzi barara. kanicecekera. uwo musore yumvise iryo jambo agenda afite agahinda, kuko yari afite ibintu byinshi. Yesu abwira abigishwa ati, yasoma n'ababwira ngo kugira ngo umutunzi yinjire mu ijuru ni nk'uko ingamiya yakwinjira hejuru. reka mbabwire igisubizo cy'uyu muntu. mujye muri Luka 19 umurongo wa 1. Luka 19 umurongo wa 1. Luka 19 umurongo wa 1. Yesu agereye Yeriko, arahanyura. nuko hari umuntu witwaga Zakayo. Zakayo yari umukoresha w'ikoro kandi yari ikirere. umutunzi n'umukire batandukaniye. Zakayo yari umukire. Zakayo uwo muntu yari umutunzi, ashaka kureba Yesu kugira ngo amenye uko asa, ariko ntabwo byamworoheye, kuko Zakayo yari mugufi kandi hari abantu yari afite ibintu bibiri bituma atabona Yesu. icya mbere ari mugufi, kandi Yesu yari akikijwe n'abantu benshi, kandi abagufi ntibareba amaso ngo barebe barenze abarebare, kandi abarebare bari bamuri imbere. abura uko amurebe, ariruka ajya imbere yurira igiti cy'umuvumu ngo akunde arebe Yesu. Yesu arahanyura. murongo wa 5. ahageze arararama, aramubwira ati Zakayo ururuka, kuko uyu munsi ntekereza gute? uyu munsi Yesu azari wanyu, nimumwakira mugashaka kureba namwe Yesu uyu munsi azara mu ngo zanyu. ahari ingorane murasanga hari umunezero, ahari ibibazo murasanga hari ibisubizo. nigeze kubwira umuntu nturi umukire, maze arambwira, arandeba ararakara. ariko se ugiye kwa muganga kwivuza, uri umukire ufite amafaranga, hari n'abajya kwivuza mu Budage, hari n'abajya kwivuza mu Buhindi, indege zikagarura imirambo, si byose? ugezeyo barakubwira bati isukari yazamutse,
uretse n'isukari iperitansiyo iri ku rwego rwo hejuru. ubu uyu munsi guhera uyu munsi dukurikije uko umeze turabona kanseri itangiye kugenda utubyimba n'utwa kanseri, diyabete ni ikibazo. uyu munsi ntabwo wongera kurya ifiriti, uyu munsi ntabwo uri bwongere kurya inyama. niba ushaka kubaho inyama zireke, isukari ireke, amavuta yareke, byose urabireka, uzajya urya ikijumba cyokeje, ji ntiwemerewe kuko irimo isukari, fanta irimo isukari, uzajya unywa amazi. hari ikintu gikunda amazi cyane muri iki gihe ku isi ni iki? amatungo, inka. ugiye kurwanira inka n'amazi, uzajya muyahuriraho kiba ikibazo. amazi yonyine, ibindi biryo mubyemerewe. umukarane yikoreye umuzigo, yikoreye ibiro byazamutse, ararangije aratuye, bamuhaye igisahane cy'ifiriti n'inyama n'ibiki byose birabona. uriya umukire ninde? ubirya akabibasha, n'uwo byananiye abifite akabirebesha amaso, uri bamuha ikijumba. uriya umukire ninde? ntekereza ko arubisha, ariko uzi kwifuza ikintu gifite ntukirye ngo ningirya nagenza gute? kandi ivugira ibyanzanye. Zakayo ururuka uyu munsi ndarane wawe. Yesu ahageze, Zakayo aruruka kurari wawe, yoruruka vuba, aramwakira anezerewe. abantu bose babibonye barivovota bati dore agiye gucumbika mu rugo rw'umunyabyaha. maze Zakayo arahaguruka abwira umwami ati dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibyo ntunze, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndageza gute? ndabiha abakene. waba undi bamubwiye kubigurisha ngabiha abakene, akora n'ubugingo ageza gute? sibyabona Yesu. Zakayo agiye gute? harabishoye, yewe umugabane w'ibyo ntunze ndabiha abakene. uretse no kubiha abakene, umurongo ukurikira avuga ngo dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibyo ntunze ndabiha abakene. kandi umuntu wese mfitiye ideni, umuntu wese nambuye, ndabimuriha bikubye kare. uyu muntu ntabwo yagerageje, wabishobora. uwo mfitiye ideni n'abadafite, n'abo yari atarifitiye amadeni baraje, kuko ntabwo yari azi umubare wabo, ntaho yari yarabyanditse. maze Zakayo harahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kari muri Yesu. umuntu wese wubaha Imana, waba uri umukene, waba uri umukire, nukorera Imana uzagera mu ijuru. gusa Zakayo atubera urugero rwiza. si ubundi Aburahamu yari umukene? iyo musomye ibyanditswe mu gitabo cya Yobu igice cya mbere ku murongo wa mbere haranditse ngo mu gihugu cya Uzi hari umuntu witwaga Yobu, ngo kandi uyu muntu yari umuntu w'Imana, yubahaga Imana, yari umukiranutsi, akageza gute? akirinda ibibi. murongo usoza Yesaya igice cya 35 murongo wa 5. icyo gihe nikigera Kristo nagaruka, ajya gutwara intore ze, ajya gutwara abamwizeye bose. hari isomo rikarifasha kuboneka mu Byahishuriwe 3 rivuga ngo ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzagenza gute? nzakwambika ikamba ry'ubugingo. uzakiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzakwambika ikamba ry'ubugingo. icyo gihe nikigera impumyi zizahumurwa, impfa amatwi bizumva. icyo gihe ikirema kizasimbuka nk'impara, ururimi rw'ikiragi narwo ruzaririmba, kuko amazi azadudubiriza mu butayu. mu butayu ni ahantu hatagira amazi, ariko uwo munsi amazi azadudubiriza, imigezi izatembera mu kidaturwa, hahantu hadatuwe hazaturwa, kandi umusenyi wotsa utera ibishashi uzahinduka n'icyitegererezo cy'amazi. ibintu byose bizaba byabaye byiza
utera ibishashi uzahinduka nk'ikidendezi, n'umutare uzahinduka amasoko, nk'ikubitiro ry'ingunzu. Ntabwo mbonye umwanya wo gusobanura ingunzu. Aho zaryamaga hazaba ubwatsi n'ubuheranya n'urufunzo, ariko icyo cyangwa usoreza aho niriza umugambi kugira ngo kandi hazaba inzira nyabagendwa. Haleluya. Inzira nyabagendwa nuko nta bariyeri zibamo, nuko nta muntu n'umwe ubuhejwe, hazaba inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'abandi bakiranutse bakageza ku gupfa. Izaba iy'abandi umugenzi naho yaba ari umuswa ntabwo azayumva. Aho ngaho hitwa Siyoni, bazaba baririmba indirimbo z'ibyishimo bihoraho, bizaba kuri bo, bazabona umunezero n'ibyishimo kandi mu mibabaro no gusuhuza umutima bizahuka. Nta mubabaro, nta gahinda, nta shavu, umva. Ndabifuriza kuzaba mu ijuru, ndabifuriza kuzatuka muri Yerusalemu nshya, ndabifuriza kuzaba mu bikari by'Uwiteka. Hahandi bavuga ngo ninde uzahatura, ninjye cyangwa se wowe. Amahoro, nta handi tubonera amahoro, amahoro aba muri Yesu gusa. Mu isi nta mahoro ahari. Icyo Yesu yavuze, yaravuze ngo muhumure, nagenje gute? Nanesheje isi. Amahoro y'Imana harutari umuntu wese yifuza. Muhumure, tumwijuru tuzaruhuka, tuzaruhuka imibabaro, tuzaruhuka imitwaro, ishavu n'agahinda bizashira. Imana izabidufashamo kandi izatubwire ubwiza ahagarara. Muzasome muri Yesaya 25:9 havuga ngo, tuzavuga ngo dore ya mana twategereje, ya yindi twasengaga, ya yindi twavugaga, ituzanira agakiza k'iteka ryose, maze muzayakirana umunezero. Ibyo mbasabira nanjye nisenga kubwa Yesu umukiza wacu.
turagushimira ko wabanye natwe, kandi turagushimira ko iyi gahunda ishoje amahoro hamwe icyubahiro. Ubwoko bwawe bushyize mu biganza byawe Nyagasani, ngo butere imbaraga Satani atsindwe mu izina rya Yesu. Ubaho ubushobozi n'imbaraga, ubaho ububasha, kandi Nyagasani urusengero bagiye kubaka uzaguhagarikire n'Imana, ku musozo nirwuzura uzehesha icyubahiro. Duciye bugufi Imana, waravuze ngo ni ikihe gisonga gikiranuka cy'ukuri shebuja yasigaye mu rugo rwe kugira ngo gitunganye ibyari bisigaye bidatunganye. Turakwinginze ngo tugire ibisonga byiza bikoresha kandi bishimwa, ku iherezo uzaduhe mu bugingo buhoraho mu izina ryawe.